Data turagushimye ko uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi w'imbabazi. Data turiho turaca mu bihe bitoroshye, ariko n'ubundi utubera umubyeyi. Data turimo turahura n'ibihe tutari tuzi ko turi buze gucamo, ariko n'ubundi turi kubicamo. Data turimo turabaho ko tutari tuzi ko tuzabaho, ariko gutyo turimo turabaho. Icyo shitani yari agambiriye no gutsinsura abantu akabatsemba akabamaraho, ariko n'ubundi ntiwabyemeye. Utubera amaso ku manywa na nijoro, utureberera uko bwije n'uko bukeye. Iki ni ikindi gitondo uturemeye. Abari kunyumva nonaha nanjye ubwanjye nubwo turi bazima, ariko hari abageze ahacecekerwa batatwumva, batari no kukuvuga. Umwanditsi yaranditse ngo iyo tujya nta mirimo. Data iki gitondo mfatanyije n'abandi bose bafite amashimwe mu mitima, tukuzamura icyubahiro kuko wagize neza uyu munsi ukawutwemerera, tukaba turiho turi amahoro. Icyubahiro ni icyawe kandi ushyirwe hejuru ya byose kuko ubyemeye. Ni igitangaza gikomeye kuba ndi kuvuga, igitangaza gikomeye kuba uyu muvandimwe ari kunyumva. Data ni igitangaza gikomeye kuba mvuga mfite n'abanyumva. Igitangaza gikomeye kuba ndi hano. Igitangaza gikomeye kuba turiho. Aho bigeze ntabwo umuntu yabigira imikino. Hari uko ibintu byose tubona nk'uko twabisanze, ibindi bikadusanga, ariko ibihe turimo ni ibihe bikomeye, ni ibihe bitoreye umuntu uwo ari we wese, yaba umutunzi yaba umukene, nawe afite umutima uhagaze. Ntabwo yishimiye ibihe tugezemo, ariko kuko ubirebesha amaso ukabibona, urabizi, uzi icyo wabikoraho. Data ikiruta byose nuko imitima yacu ishima. Tunejejwe nuko hagaranye natwe mu bihe byari bikomeye. Uyu munsi ukaba utwongereye nk'inyongera. Reka uyu munsi utwongereyeho inyongera, noneho tuvuge tuti Data urakoze kutwemereye kuba turiho turi bazima. Icyubahiro kibi cyawe, kandi ibyaremwe byose dufatanye bikuzamurira amashimwe, kuko ari wowe wenyine ubasha gukora ibyo tubonesha amaso, ibyo tumvisha amatwi, naho duteye intambwe tukahagera nubwo byari bikomeye. Urakoze Data, ni wowe ukwiriye mu byaremwe byose. Aho biri bikwiye kuzamura icyubahiro, kandi natwe dukoresha iby'ubutwari kugira ngo tubashe guhamya uwo uri we, kuko ari wowe Data tuzi, kandi ari wowe tumenyera byose. Icyubahiro kibi cyawe, kandi dufatanye n'abandi bose tuvuge tuti Data ukwiriye, tumuzamura icyubahiro. Twaciye mu bihe bikomeye, twaciye mu bihe biruhije, twaciye mu bihe bigoye, ariko uyu munsi twabonye ineza yawe. Mu gihe cyose twemeraga ko nta wundi n'umwe wadushigikira mu bihe tugezemo. Urakoze Data, urakoze kugize neza. Iki gitondo umwaka nawo utaratubereye mwiza, kuko ikitubera cyiza nk'abantu ni ukubona ibyiza, ntabwo ari uguca mu bibi. Niyo mpamvu tuvuze tuti Data iki ni igitondo twongeye kubona mu mwaka utaratubereye mwiza, umwaka watubereye mubi. None aka kanya reka nkuzamure icyubahiro, mvuge nti shyirwa hejuru, kuko twaciye mu bihe bikomeye ukemera guhagarana natwe, kuko nta buryo bwari buhari ukabuduha, kuko nta gisubizo cyari gihari ukakiduha. Isi irabishye kandi isi irashaririye, tugeze aho umuntu wese ayizinutswe.
abana b'abantu hari ubwo twafataga umwanya ngo turimo turarya isi, ariko noneho yaduhindukiranye natwe yemera turya. Ese ninde wishimye mu isi? Ninde unezerewe mu isi ko bose bari gutaka? Isi yose ifite ubwoba, nta byiringiro. None ninde waduhumuriza mu isi usibye wowe dufite nk'umubyeyi? Ko ari wowe tureberera ukatumenyera ibidukwiriye, maze ukabitugenera ku bw'ubuntu bwawe. Reka rero n'uyu mwanya dufate aka kanya tuvuge tuti Data urakwiriye kandi ukwiriye icyubahiro. Ibyaremwe byose bikuzamurira icyubahiro, natwe abariho twese dushime. Urakoze Data, kugize neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze kubyemeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kubikoze. Reka buri wese umuhe guhagarara ashikamye. Reka buri wese umugeze ku rugero rukwiriye. Reka buri wese umugeze aho agomba kuba, ahaturize, ahakorera ubushake bwawe, kuko ari we wenyine wabishobora. Mu gihe isi ifite ubwoba, mu gihe isi iri kwikanga, mu gihe isi yose iri gutabaza, mu gihe isi yose iri kurira, natwe iwacu bikadushikira, Data reka tuvuge tuti urakoze, kuko n'ibi ngibi wemeye ko bitugeraho, nta wundi muntu waduhumuriza. Reka rero duhagarare dushikamye tuvuga tuti Data byose arabireba kandi azatuhagiza ineza ye, kuko ari we uzahagarana natwe mu gihe gikomeye. Reka rero uhagarane natwe kuko niko kuri, maze isi yose ikuramye kuko uri umwami. Ntitukagere ubwo tubivamo, ahubwo tuzahagarare dushikamye ndetse dukomeye. Icyubahiro kibi cyawe kuko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo tubyambaje, twizeye ko urabikora, bidutere gushima. Twaciye mu bihe by'uburwayi uradukiza, twari tugowe uduhagararaho, twarimo turira uraduhoza, twari twambaye ubusa uratwambika, twari dushonje uratugaburira, twari mu nzu y'imbohe uradufunguza udukuramo, twari mu marira uduha ibyishimo, twari tubuze abana uduha urubyaro, twari tubuze kunezererwa rwose uduha umunezero, abariraga uduha ibyishimo. Ibyo rero nibihamiriza abandi ko nibisigaye uzabikora, nubwo benshi bari guca muri ibyo bihe, ariko tweho twabiciyemo tukabivamo amahoro, dufite ibyiringiro ko uzaduhagarika mu bindi bihe. Nabo rero bafite ibyiringiro kandi bagira ibyiringiro. Abarwayi baremere gukira mu izina rya Yesu, kugira ngo dufatanye ibyishimo. Hanyuma ababaye
umunezero abuze urubyaro waho urubyaro, abashonje bagaburire. Dore tugiye gusubira mu rugo. Hari abantu bacungiraga ko basohotse bakagera hanze, nabo n'abana bawe n'ubwoko bwawe, kuko hari n'abafite sitoke badafite ikibazo na kimwe, ariko hari n'abadafite n'epfo na ruguru, barimo bibaza uko bigenda, ndetse amarira yabanye menshi. Nta n'undi muntu wamenya agahinda kabo, nta n'undi muntu wamenya uko bagiye kubigenza, ariko hari n'abandi birunze byinshi, bagiye kwicara bakabyuka bagateka bakarya bakareba filime bagasoma ibitabo bagakora siporo, ariko nanone bagiye kwihambira imikanda. Kandi si uko bakoze ibyaha, si uko bakoze ibyaha, ahubwo ni ibihe. Ibyo bihe ntibibakamura umutima ngo babwire ko utariho, uriho kandi uri umubyeyi, uri umunyembabazi, uri umunyempuhwe. Wabagirira impuhwe nabo, imitima yabo ikagubwa neza, kuko nta kindi giciro bafite cy'ibyo bishyura. Reka ikiganza cyawe cy'imbabazi, kuko kamere yawe ari impuhwe n'imbabazi, ari ibasanga aho bari, ibereke ko batari bonyine, ibabwire ko uri bugufi bwabo kandi witeguye kubagirira neza. Reka data ntubirengagize abana be kumurirana. Akoze icyubahiro kibi cyawe, abafite imitima yo gutabara batabara abandi, kuko ntabwo twabyihamagariye, twabyikururiye. Akoze icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Reka abanyarwanda twese mu gihugu waduhaye cy'umugisha tuvuge ngo amen. Ibyo uhisemo muri twe bisohore, ibyo ushaka ko biba bibe kuri twe, amen. Igihugu cyacu ukomeze kuduhagararaho, abayobozi mu nzego zose uhereye ku mukuru w'igihugu, reka bibe, amen. Mugisha wawe kuri bo, umunezero wawe utanga ube kuri bo, ugere mu nzego zose no kuri rubanda rwose. Na wa wundi twavuze wabuze amahitamo, wabuze amerekezo, nawe umuremere imibereho, amen. N'aba bandi barwaye iki cyorezo bakire gukira, amen. Babandi bari kutwumva bari babuze uko bigenda, afite agatelefone akafungura kumva akagenda, ariko kumva atafite icyerekezo cyahagiye, reka yumve neza yagera kuri we, amen, amen. Isi igeze aho itubihiye, kandi nubwo hari abayishimiramo kuko bafite ibanezeza, ariko nabyo ntibihagije, kuko ntibari buhure n'imiryango yabo ngo basangire, ntibari buhure n'abo bakunda ngo binezeze. Ntawe rero isi iryoheye, bose irababihiye, ariko uracyariho, ntujya uhinduka, uracyaryoshye, uracyashimishije, uracyari uwo kubahwa, uracyari umubyeyi, ntiwigeze utakaza ububyeyi. Kamere yawe ni urukundo, kamere yawe ni imbabazi, kamere yawe ni ukugira neza, kamere yawe ni ubuntu, kamere yawe ni ibambe, uracyabifite, kabone n'ubwo umuriro wakwaka. Urakoze, amen.